turacyari ku isoko, dore ku isoko ni ku isonga. Rero aha ni ku muhanzi wacu dukunda cyane, umuhanzi mukuru mu gikorwa cyo kugenderera intore zose zo mu Rwanda, tukangurira yuko bakwiye gusigasira umurage n'amateka by'iki gihugu, umutungo kamere mu by'ubwenge ndetse no mu by'igihugu, mu hantu, mu bantu ndetse no mu bintu. Twakiriye rero umuhanzi wacu mukuru cyane, simuvuga kuko ibye birivugira, kuko igikuru burya kikwira hose, muramuzi, ntabwo ngombwa kumuvuga, ni mukuru wacu kandi dukunda cyane. Turamwakiriye ku isoko ni ku isonga. Ya baje kwakira mu rugo, yego, warazempa kandi cyitegererezo cy'urubyiruko. Hano saze ni muri studio, niyo mpamvu wumvise gishya cyo gukora ubu ngubu. Kari mu rugo, kari mu studio yacu. Ikindi navuga nuko dusuhuza mbere na mbere abadukurikiye n'abari butubone bose. Gahunda ni nziza cyane yo kumenya ibyacu, gusubiza ibyacu mu murongo, gukunda muziki yacu, kuyihindura iy'agaciro, kuyihindura iyatareba. Nk'ubu iyi ni indirimbo nyarwanda, ariko ubona ushobora kujyanisha n'indirimbo zindi zose ziri ku isi. Ubwo rero abahanzi icyo ntekereza no kwishakamo sound nshyashya ibiranye n'u Rwanda, yego n'urubyiruko rukayikora, tukazikora twese, tukajya ku isoko mpuzamahanga turwanirira sound, natwe ducreating sound yacu mu Rwanda na style yacu yo mu Rwanda. Iyi ngoma nta kintu atwaye, niyo mpamvu mwumvishije nicyo ngicyo. Turacyari kugendera hamwe, gufatanyiriza hamwe nk'umurage wacu mu iterambere ryose rigendeye mu by'umutungo w'ubwenge, kugira ngo dukore umwimerere wacu tugendeye ku muco wacu, tube abo turibo, tubabo turibo. batubuza kuba abo turibo, Imana ikabikora tukabaho. Twasaba Imana ngo tubeho, bakanga imvura ikagwa tukabaho. Batubuza kuba abo turibo, Imana ikabikora tukabaho. Twasaba amazi ngo tubeho, bakanga imvura ikagwa tukabaho. Batubuza kuba abo turibo, Imana ikabikora tukabaho. Twasaba amazi ngo tubeho, bakanga imvura ikagwa tukabaho. Murakoze cyane. Biga